urumva itima Rayon Sport habayemo kwibeshya cyane bakoze abazamu habayemo amakosa akomeye cyane urafata Kabwiri umuntu nakoresha amagambo akakaye Kabwiri ni umuswa Rayon Sport itsindwa ibitego iteka Kabwiri yabigizemo uruhare itima sinde butinde kuri Kabwiri ntabwo ari wo turi gushyiraho bitatu mwajyane na mutumanya yitwa Kabwiri turi bushyiramo mufate Boneri mufate Amani mufate umuntu bita Adolphe Kabwiri mumurekure mu kwambere nirirayenga kuri Boneri na Amani nabwo izatsindwa izagira ikibazo cy'abanyezamu none se Kabwiri narimo n'imiratandikwa nyine urashaka igisubizo imiratandikwa se urashaka igisubizo cy'imiratandikwa shaka yewe usome oyi windese haruwarize Boneri uratinyuka ba Boneri Boneri sumuzi nyezamu ku rwego Boneri umva gute Boneri atari umuzamu natinda kuri Kabwiri abantu n'umuzamu ni nkuba wose avuye muri Espoir aje muri windese si Batista wamuzanye se Batista ari umuswa Batista urabona uretse Batista Boneri yamanuye turabizi twese Batista na mupira zikazuba twemeranye mubanze muhanagura ikintu bita Kabwiri ibindi mubimbwire nyuma ikibazo utumva ari urwana kuri Kabwiri twemere ko ushoboye yewe uko ikinyo buri gifite Kabwiri no rankeswa gusimbuza Boneri yewe Mana yanjye we impamvu antatabyumva Kabwiri si mushya nsabira umwanya tuyisenge muri ayisi Kigali kuko ari mushya ariko tuyisenga aba yaraharise shize niyo mpamvu ubuze ntavugira Fiston simvugira kutinyo batweretse ko ari abaswa ntabwo tubavugira urumva mumbabere koresheje muri komeye batweretse ko badashoboye abantu batubabarire kubera niyo mpamvu rero turi gukoresha ari abantu bagaragaza ibintu mu kibuga nyinzingabo si abakino wo gusabira umwanya wo gusabira ni Muhozi bibaye ngombwa gusabira umwanya sinsabira umwanya Boneri kuva se twese ko ari hasi kuva yagurwa urawusabira Kabwiri ni mushya muri Rayon Sport Kabwiri agaragaje urwego rwe gukina se yagaragaje urwego rwe uracyamusabira umwanya se kuri aperi kuri match ya yagaragaje urwego rwe ye Kabwiri ukajyamo match ya aperi na Rayon hinjira muri stade zahita nsohoka dore impamvu urenda wari mayimbi mbikubwiye uhimende umva uko bimeze abareo ntiyagira umuntu bashuka Kabwiri uzi ko aperi barose yatera ajya mu izamu niba Adolphe adahari imbere y'Imana barose batera ajya mu izamu niba Adolphe adahari bagutinya umuzamu udashaka kuzamuka ngo bareo mugira yikore niba umuzamu niba Adolphe umuzamu itimana kuri Kiyovu niwe watsindishije Rayon Sport niba Adolphe adahari ariko ntituyobywe na Kabwiri ntabwo Rayon Sport yakubiswe bitatu turagera kuri buri wese tugende turabageraho ariko tubanda twemera ko Kabwiri atari ku rwego rwa Rayon baza n'umunyezamu barusha bose rero niba ikintu ushaka igikombe iyo Adolphe adahari abahari Kabwiri arabarusha niyo mpamvu arabarusha nicyo gisobanuro nyine urumva yakoze Boneri na Amani ni abazamu bari inyuma ya Kabwiri niyo mpamvu natinda kuri Kabwiri igiye gusana kwesha ahantu hari ingingo yantunguye ndabisobanura mu kanya tugiye kwamamaza ese hari ingingo arasabira amasezerano Breze maze kuva kuri Mateso usabira amasezerano kutinyo na Fiston niko mbibona Breze ari hasi niba uyu munsi umbwira ngo nitubizi se niba Ngendahimana amaze kumenyera kuri gatanu biganiro urishaje imitima gute usubiza Ngendahimana inyuma Rayon Sport tuye hagati y'itipfa burundu ntabwo ushaka gufata Ngendahimana kina sisi neza urishaje imitima kubera iki aho habaye imikosa urashakira umwanya Breze aho habaye imikosa kabisa rero nawe yabanje gupfa hambere ntabwo mubizi mitima afite jaune kuko aricyo natekereje yarafite jaune hari ingingo abantu bose bafite jaune ebyiri yarafite jaune ebyiri nibyo yarafite jaune ebyiri mitima ngo wibare biri imbere utarakemura ikibazo gihari wibara match ya aperi ngo wirengagize itense azuriya mukobwa wasifuye ugira ngo babona niyo babamo hose nababo ntuza ntabaye bamenye mimo abaye mukobwa ararenga inde kubera ko ngiye minota 2 se oya turabigira ngibyo bibaho minota 2 simbishyigikiye uzi ko uriya mukobwa yabwiraga abakinyi ba Etensera akababwira ngo nyarabwiragwe n'abakinyi ba Rayon yarabwiraga ngo wasiga iminota 10 na umukinyi umubwiye agatamubwira ngo ndaguha jaune uriya mukobwa yakiniye aperi y'abari n'abategarugori y'imyaka ingahe arahure na bitatu urumvikiranye oya we wizana uriya mukobwa kuri match nk'iri iremereye wizana umukobwa kuva nareba match Kazungu aracyarimo ibibazo mu bijyanye n'arbitrage nubwo atari yo cyari cyo kibazo nareba champion y'u Rwanda ntabwo uriya musifuzi ari ku rwego rwo gusifura iriya match iminota 2 Kazu iminota 2 kuva nareba champion yo mu Rwanda itima iminota 2 nibo mbere mbonye Rayon Sport match ni wayirebye iminota 2 na peru ubwayo uremera iminota 2 oya reka uremera iminota 2 umusifuzi yanditse iminota 5 uriya umusifuzi wa kane yanditse iminota 5 yanditse iminota 5 jano amaze kwandika iminota 5 uriya mukobwa araza arayihindura aramubwira ngo agira gutya iminota 2 naho nibayikinnye abasifuzi nabo nakigenda Kazungu nabo nitukabakigikire Rayon Sport yatsinzwe ibitego bitari mu bujura pe ariko abasifuzi nabo musanze izayandikira twagira umukiza muri Ferwafa nibanje gutekera kuki watsinzwe 2-0 na Musanze timu ntoya
Rayon Sport kuva nare umupira mu Rwanda sindabone banzunzwe ibitego 3 ku busa mu gice cya mbere. Ibi bintu cyakoze Na Peru ubwayo mu kiyaba ntirayibanza 3 mu gice cya mbere. Ntabyo nzi. Rayon Sport ibitego Aperi bitatu. yatsinze 4 mu gice cya kabiri. Hari igihe byari 0-0. Aperi batsinda 4. Dusani durengero niwe mu mashama mpungirije. Ariko rero mu gice cya mbere 3. Hari ikindi kintu twibutse nimugoroba tureba match. Muzi ko Rayon Sport mu ntara ibinyanya. Izo mu soko bakandagiye. Rayon Sport akinira Marine yoroshye. Iyi Marine yoroshye. Murabyibuka mukino wa Marine na Rayon Rubavu. Rayon Sport Marine yahawe umutuku, Rayon Sport igira 3-1. Marine iva inyuma itsinda cya kabiri. Match yarangiye Rayon Sport imitima itari mu gitereko abafana. Kandi Marine ifite umutuku. Iyi Marine kamba. Rayon Sport igiye Musanze rya 2 ku busa. Rayon Sport yongeye kurya 3. Bivuze ngo ni Rayon Sport yoroshye match 3 kinye mu ntara. Iroroshye cyane. Itarajya kwa Espoir, itarajya Nyagatare, mbere yuko Rayon Sport bicara ngo barebe ikibazo bafite. Bijya kubasifuza. Ni gute ubanzwe ibitego 3 ikipe ikigugura. Iganiro. Icyambere Umusifuzi ashobora gukora amakosa iye. Ikindi Umunyezamu ashobora gukora ikosa. Ushobora no kuvuga ngo ikipe ngo bayi niyo bavuga ngo bayiroze izo hirizi zabo mu babyizera. Ariko Rayon si ikipe yo kubanza bitego muri bura buryo. Ikindi nimwabanya highlights yari ko 6. Tenseri yarase ibitego byinshi mu gice cya kabiri. Rayon Sport ntiyarase kazo. Mbere yo kubona ibona Rayon Sport ntiyarase. Mbere yo kubona ntiyarase. Rayon Sport ni imwe penalty ebyiri se. Ntiyarase. Ntago wazibonye muri highlight ntiwazibonye. Kirikane batushaka kwirengagiza ibyari. Rayon Sport imwe penalty ebyiri. Ntimwabonye highlight se. Rayon Sport ntiyarase ibitego ba Paul Were. Bagwa muri surface buri seconda. Ibyo ntago byabaye. None se ni gute mumubwira ngo Rayon Sport ejo abaye inyanya kandi yararasika kimwe na penalty kazu ikongezwa iminota 2 ikora comeback ibitego 2 kazu iyo kipe ni gutumbwira ngo iri hasi ngo ninya umutoza arashwana ngo bongeyeho 2 simbishyigikiye ko bongeraho 2 ariko si ikibazo nuko bongeyeho 2 urajya kuruhuka 3 ku busa Itimana erega 36 bari bateyemo 2 ikipe nka Rayon Sport icyo 3 ku busa iyo shampiyona irusha Aperi amanota 7 kujya kuruhuka ibitego 3 ku busa bwa Etenseri yakanga ise Etenseri ikipe iri inyuma cyane hari ikibazo gikomeye cyane byatumye abantu benshi babyibazaho ikira amahirwe ibona ibyo 2 ariko ni ikintu cyo kwibaza Rayon Sport mu ntara ni ikipe yoroshye kwa Marine yitsinze na bigoranye 3-2 Marine ifite umutuku imusanze vice president wa Musanze Rwamuhizi hari yitwa Rwamuhizi yakubise 2 ntabwo ari Rwamuhizi kazo watsinze abakinnyi ntabwo ari Rwamuhizi yatsinze abakinnyi si Rwamuhizi watsinze none se none bari bahari kuki batatsinze Rwamuhizi ntiyarahari nyine Rwamuhizi ashaka ko afite iyo mpano oya nta ntabwo ari umutoza nta mutoza kazo Rwamuhizi yatsinze n'abakinnyi ba Musanze ntabazi amazina yabo bari bari mu kibuga ntabazi Rayon Sport izana ngo kwandikira Ferwafa idashaka umusifuzi ejo nabwo Rayon Sport ngo umusifuzi nibibaho ko Rayon Sport itsinda ibitego 3 na Etenseri none se kazo nkwibaye icyambere icyo kintu cyo Rayon Sport ejo yakoze sinzi ikibazo cyabayeho Rayon Sport mu mukino batinze kwinjira mu mukino Kabwira batsindisha igitego ku munota wa mbere bateye kona uhagaze mu izamu ntuvuyemo umuntu wamutsinze igitego Kabwira aramusumba ikipe nkuru kuri ikipe ntoya ntushobora kumubwira ngo yatinze kwinjira mu mukino ngo bayikubite 3 mufurize buri ushobora kuyibanza igitego urugero uyibanza igitego uhita ukora neza urugero Kiyovu Sport yatsinzwe na Esigari 4 muri mita ya mbere yigeze izuka yizizamuka match ni mwayirebye Nyamirambo cye cya 4 aho Esigari nyagira Kiyovu kubwa hari ingingo kubwa Esigari yaba Haruna Nyamirambo byabaye bingana ikipe mita ya mbere ariko wowe mita ya mbere rero ni ikipe ishaka igikombe mita ya mbere bine byari kumurizo yari derby y'abanyamugihugu derby ya Menese derby se niho abamo ibitego byinshi zira kipe zimaze derby niho abamo ibitego bikeya ibaze ngo nasubura na Aperi ntizitsinanye bine ibaze ngo Rutsiro cyangwa Bugesera ngo itungo ya Aperi ibanje nibibaho hahanu y'ibyo bintu ahubwo Kadene sinyo yavuze ngo byari ibimenyetso bya Kiyovu byayibuje igikombe byatangiye ikipe ntoya zatsinze Kiyovu kunganya nayo no kuyitsinda byatumye Kiyovu ibura igikombe yavuze ati uku kubura amanota kuri Musanze tukayabura kuri Etenseri sinzi hari indi ntoya rero yanganyije nayo ati ibimenyetso byo kubura igikombe ku itimo ntoya byatangiye none se kazu nta mpamvu rero ifite kuri Etenseri nyine nkwibariza akabazo kuko ahantu ushaka kugusha nahumvishe ni kuri hari ingingo ko avuye muri Kiyovu Sport imiratsinda intego donc urumva Kadenesi umurongo arimo nukwerekana ko ikibazo
hari ingingo kubera ko yavuye muri Kiyovu aza muri Rayon. yavuze ati Kiyovu irimo iratsinda, nanjye nicyo nakubajije, irimo iratsinda mu makipe mato. yatsindwa n'umutoza baramuhagaritse. None se irimo iratsinda, ikibazo n'umutoza. Baramuhagaritse bashyizeho Nanjye undi. nakubajije. Bashyizeho amatazo Hari y'agateganyo. ingingo yatsindwa muri Kiyovu match ntoya. Kiyovu Sport isa n'umutoza watozaga ikipe yo muri Congo yageze kure ikomeye. Ko yakomeje kubitsindwa style. Twemere ko umupira w'amaguru nta munyabwenge ugira, nta muntu ubizi. Niyo mpamvu Portugal itungurwa na Maroc kandi Brazil igakurwamo na Maroc na Croatia. Niba Kiyovu gitsindwa n'amakipe mato na Rayon ubishyigikire ko hari ingingo sinabishyigikiye, ariko icyo ndashyigikiye ni iki? Ni uko ibintu biruza gufatwa. naguha hari ingingo ari muri Kiyovu yatsinze yatsinda na APR. Ubu natsindwa kwa gatandatu tuvuga tuti n'ubundi Rayon yaratsindwaga. N'urugero Kazu hari ingingo yaje uvuze ngo Kadenesi, uravuze ngo Kadenesi yavuze ngo ibimenyetso ibyo muri Kiyovu byahari ingingo. Nanjye nakubaje ngo aho yavuye byarahavuye cyangwa byarahagumye muri Kiyovu. Subize Kadenesi. None se Rayon ikomeza gutsindwa n'inoya. Ntabwo tukigikiye, ariko icyo nkwibariza ni kimwe. Igikombe cya gatatu. Ikipe nziza niye muri shampiyona uyu munsi. Hitman. Mbere ya byose tumenye ngo Kiyovu hari igikombe izi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntakize. Tuyigeranye na Rayon Sport. irakize cyane. Niyo tujya gupima Kiyovu, tubipima Kiyovu na Rayon. Nta gikombe cya shampiyona igira. Niba itsindwa n'inoya ntizitsindwe nazo. Ariko Rayon ntikwiriye gutsindwa n'inoya kandi umutoza ari wa wundi hari ingingo uwavuga ko yabuze igikombe ku kipe ntoya. Ibyo se ibintu byumvikana. Nakemura ikibazo kuri Rayon cyo gutsindwa n'ikipe ntoya. Ariyo mpamvu naberetse urugero mu ntara Rayon Sport ikipe nto ikinnye match 3 mu ntara. Yatsinze Marine bigoranye 3-2. Marine ifite umutuku. Marine ifite amanota 6 yananiwe kuva hiri. Musanze si ikipe y'ikigugu yatsinze nako Musanze yatsinze 2-2 ku busa. Rayon ni timu ikomeye. Ejo arayibanzwa nawe ngo kuva na shampiyona y'u Rwanda. Sinabona Rayon Sport ibanzwa 3 muri shampiyona. Kubusa mu gice cya mbere iminota 45. Bivuze ngo buri 15 igitego, buri minota 15 igitego. Sinabibona. Nose nitwemera ko ari umupira. Nukuvuga ngo rero tubyemera ko ari umupira. Rayon Sport nidakosora icyo kintu hakiri kare. Gutwara igikombe bizakora. Igitego cya mbere kuri YouTube channel mu kirebe. Ntimwemera ko ari umupira w'amaguru. Wewe ni umupira. Ariko Rayon Sport y'ino makosa yarayakoze. Amakosa barayakoze ntawe wabyanze. Ni amakosa bagomba no gukosora vuba. Hari umuntu watekereza koko igihugu nka Portugal cyakurwamo na Maroc. Hari umuntu watekereza ko Brazil yakurwamo na Croatia. Ni football. Tujye twemera ko football ari igihe bihinduka. Icyo tuvuga nuko shampiyona ni marato. Icyiza bafite nuko bafite Rayon Sport niyo kipe nziza muri shampiyona niyo ya mbere. Baracyari abambere. Niyo kipe nziza muri shampiyona ikomeye. Aya makosa bagomba gushaka uburyo muri retur y'ibintu batazongera. Bakosora hakiri kare kuri iki kipe. Ibi bintu kubera ko ibyo mvuga nagasogisha ko atsinda umukino usoza faze. Batabanje kwicara ngo barebe ikibazo cy'aya makipe matoya. Kuko ushaka gutsinda mu maguru mashya. Wagera kuri Gasogi kagutsinda kandi batsinda APR. Rero yatsinze Musanze, yatsinzwe na Musanze, iratsinda AS Kigali. Abantu bibeshye gukora yatsinzwe ngo na Etenseri ngo APR izayitsinda reka. Yatsinzwe na Musanze itsinda AS Kigali. Aho ikibazo nicyo ngicyo. Ishobora gutsinda APR kwa gatandatu. Gasogi kayitera. Nuko ngo kugira ngo itware igikombe irasaba kwiga kubijyanye n'aya makipe matoya. Ayikuraho amanota.